Yesu ashimwe bene data, turabasuje mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Hanyuma tuje hano kugira ngo tuganire, kandi Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwebwe mudahwema kutwereka ko turi kumwe. Mwebwe mwakoze subscribe ndetse nawe utari wayikora kugira ngo ujye ubona ibintu bijyanye n'ubusesenguzi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi ukore like, ukore na comment, ntacyo bitwaye. Imana izajya iguha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugiye gusesengura iki? Uyu munsi turaza dusesengure ibintu bigera kuri 7 tugiye kuvuga. Tuje gusesengura ijambo, cyangwa se tugiye gusesengura abafarisayo, abasadukayo, abanditsi, abigisha amategeko, hanyuma turebe abahistoriko, turebe abepikoriko, turebe n'abazerote. Rero iki kiganiro uze kugitega amatwi, kandi nturambigwe, kuko n'ubundi ni umwanya mutoya, ariko usobanukirwe n'aba bantu tujya dusoma muri Bibiliya ni bantu ki, bakoraga iki, bakoraga mu buhe buryo, ni ibihe bizeraga, ni ibihe batizeraga. Hanyuma reka dusenge, hanyuma tugaruke noneho dusobanura akantu ku kandi. Mana, mu izina rya Yesu, hereza umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi umuntu wese uteze amatwi ushaka kunguka ibyo abandi batari bamenya, ariko we akaba ashaka gusobanukirwa. Umwuka wera namusobanurire cyane, kandi uri Imana ifite ubuhanga n'ubwenge. Umwuka wera niwe muyobozi, umwuka wera niwe mujyanama, umwuka wera niwe mwarimu, atwigishe kandi tumenye igikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abafarisayo nibo duhereyeho. Iyo bavuze ngo abantu ni abafarisayo, baba bashaka kuvuga iki? Hanyuma abafarisayo ni abantu bashiraga imbere amategeko ya Mose n'imigenzo y'abakurambere. Iyo bavuze imigenzo y'abakurambere, ntago ari iy'abapfumu, y'abaki, ahubwo imigenzo y'abakurambere bamwe ba kera, ba Aburahamu, ba Mose, ba Enoke, ni ukuvuga n'abandi. Mbese ni ukuvuga abakurambere ni mu gihe cya kera, abatubanjirije bibandaga kubahiriza amategeko mu buryo bukomeye. Hanyuma abafarisayo mu by'idini bagaragaraga bate? Ubundi abafarisayo mu by'idini bafatwaga nk'abantu b'intangarugero. Ni ukuvuga ngo bari etre exemplaire, ni ukuvuga bari intangarugero mu by'idini. Hanyuma imyizerere yabo, bizeraga iki? Bizeraga iki? Bemeraga iki? Abafarisayo bemeraga icyambere, umuzuko. Bakemera yuko abantu bazapfa ariko bazazuka, kandi nguko Kristo yapfuye akazuka, ni koko bene data abantu bazazuka. Abafarisayo bemeraga kuzuka. Icya kabiri, bemeraga abamarayika. Abamarayika ko bahari, ko bakora, kandi ko babana n'Imana, ko baba mu ijuru. Ikindi cya gatatu, bemeraga umwuka wera. Bemeraga umwuka wera, nubwo dushobora gusanga abenshi bari batamufite, ariko abafarisayo mu myizerere yabo bemeraga umuzuko. Kabiri, bemeraga abamarayika, bakemera n'umwuka wera. Ariko mu by'idini babafataga nk'abantu b'intangarugero, ndetse niyo miterere yabo. Hanyuma tugeze ku ba kabiri, bo bita abasadukayo. Abasadukayo ni bande? Abasadukayo
bari abatware b'idini, bari abatware b'idini bafite imiryango ikize, ifite icubahiro. ni ukuvuga abasadukayo bari abatware b'idini. Kabiri, bari bafite imiryango ikize kandi ifite icubahiro. Noneho abasadukayo mu itorero cyangwa se mu idini bari abantu ki? Abasadukayo bari abatambyi bakomeye. Abasadukayi bari abatambyi bakomeye mu by'idini. Hanyuma imyizerere yabo ni iyi: bizeraga iki, bemeraga iki? Hanyuma mu myizerere abasadukayo bari bafite icyambere, bahakanaga umuzuko. Twabonye hejuru abafarisayo bo bemeraga umuzuko, ariko abasadukayo ntibemeraga umuzuko. Bavugaga ko umuntu upfuye atazazuka, imperuka ye ni ugupfa. Icya kabiri, ntago bemeraga abamarayika. Abamarayika ntibabemera, bavuga ko batanahari. Nta nubwo babemeraga, ntibemeraga n'imikorere yabo. Icya gatatu, abasadukayo ntibemeraga umwuka wera. Bari aho ngaho, nibo wumva ngo abasadukayo ngo bari abanyamubiri. Ibyo bintu ntago babyemeraga. Hanyuma ngayo nguko rero tugeze ku cya gatatu. Cya gatatu ni abanditsi. Abanditsi ni bantu ki? Abanditsi ni bande? Abanditsi ni abahanga bandikaga, kandi benshi muri bo bari abafarisayo. Basobanuraga kandi bigishaga ibyanditswe. Ndasubiramo, abanditsi ni bantu ki? Ni abahanga bandikaga. Nyine urumva harimo ijambo kwandika. Ni abahanga bandikaga, kandi benshi muri bo bari abafarisayo. Basobanuraga kandi bigishaga ibyanditswe. Hanyuma mu idini abanditsi ni bantu ki? Bameze ute? Mu idini abo bantu bitwa abanditsi babaga barize amategeko. Babaga barize amategeko ku rwego rukomeye, abanditsi. Hanyuma imyizerere yabo ni iyihe? Imyizerere y'abanditsi ni iyihe? Bizeraga iki? Abanditsi bashigikiraga ibyigisho by'abafarisayo. Ni ukuvuga bo bashigikiraga ibyigisho by'abafarisayo. Mu yandi magambo, bashigikiraga abafarisayo kuko bavugaga ngo hazabaho umuzuko, abamarayika bariho, umwuka wera uriho. N'abanditsi rero nabo ibyo barabishimangiraga, kuko twabonye ko abenshi babaga bari mu bafarisayo, babyandikaga babyemeza rero. Hanyuma tugeze ku cya kane. Icya kane ni ikihe? Icya kane ni abigisha amategeko. Abigisha amategeko ni bande? Ni bantu ki? Bameze bate? Abigisha amategeko bafatwaga nk'abanyamategeko b'idini. Ndasubiramo, bafatwaga nk'abanyamategeko b'idini. Basobanuraga amategeko ya Mose. Ni ukuvuga basobanuraga amategeko ya Mose. Batangaga ubusobanuro ku mategeko. None ni ukuvuga abigisha amategeko aho batandukaniye n'abanditsi, ni ukuvuga abigisha amategeko bo bigishaga amategeko, bagasobanura amategeko ya Mose mu buryo bwimbitse, mbese mu buryo buri profonderi, mu buryo mbese kwinjira mu mizi. Ariko abanditsi bo bandikaga amategeko ariko bakayigisha, ariko ntibabisobanure deeply. Ariko abigisha amategeko
bafatwaga nk'abanyamategeko b'idini ariko bakanasobanura amategeko ya Mose, niyo bibandagaho cyane. Batangaga ubusobanuro ku mategeko byimbitse. Abo nibo bita abigisha amategeko. Si ni ukuvuga bari nk'abaprofeseri ku rwego mpuzamahanga. Mu idini rero bari bameze gute? Mu idini bizeraga amategeko byimbitse. Mu idini aba bigisha amategeko bizeraga amategeko byimbitse kurusha ibindi byose. Si ni ukuvuga bo bashingiraga ku mategeko. Bababonaga nyine n'ubundi abigisha amategeko, ubundi bababonaga amategeko, bo nibyo babaga bashingiyeho cyane. Imyizerere yabo y'abigisha amategeko bagendaga ko byanditswe n'imigenzo y'abakurambere. Mbese ni ukuvuga bagenderaga mu byanditswe n'imigenzo y'abakurambere, ariko bari fokase, ariko mu yandi magambo bibanda ku mategeko ya Mose. Aho niho babaga bari abo ngabo. Hanyuma nukenera gusoma amaverisa, hanyuma kuri aba bantu tumaze kuvuga, abafarisayo, abasadukayo, abanditsi, abigisha amategeko, ni ukuvuga reka nguhereze ibyanditswe bikeya. Matayo 23 waza kuhasoma, Luka 11, ibyakozwe n'intumwa 23 6 kugeza ku 8. Hanyuma hari amakuru makeya uri buze kuhasanga. Hanyuma tugeze ku cya gatanu. Cya gatanu nabo bita abahistoriko. Abahistoriko ni ukuvuga aba baboneka mu byakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 18. Bari abafilozofe b'Abagiriki bizera kubaho mu buryo bworoshye, uburyo bworoshye. Aba niyo bitaga abahistoriko. Abahistoriko ni ukuvuga bo bashaka kwiberaho mu buzima bworoshye, tout simplement. Noneho bakigoma ibyo mu isi. Mbese ni ukuvuga bashaka kubaho mu buzima bworoshye, ngo burimo kwigomwa ng'iby'isi biri aho ngaho. Hanyuma mu by'idini nyine urumva, mu by'idini bari abafilozofi b'idini nyine, abanyafilozofi, abafilozofe, philosopher of church. Ni ukuvuga bari abafilozofi bo mu itorero, bo mu idini, katuvuge mu idini. Ariko ibyo bizeraga iki? Bizeraga gucunga amarangamutima. Ibintu bari bizera, bemeraga ko umuntu ashobora gucunga amarangamutima no kudashaka iby'isi cyane. Imyizerere yabo baravuga ngo umuntu ashobora gucunga amarangamutima ye kandi no kudashaka iby'isi cyane. Ukabishaka ariko atari cyane. Noneho ngeze ku ba gatandatu. Ba gatandatu ni abepikuriko. Abepikuriko nabo bari mu byakozwe n'intumwa aho ngaho 14 ku murongo wa 18. Bari abize filozofi, bari abantu bize filozofi. Noneho iyo filozofi bo bavuga ko umuntu akwiriye kwishimisha mu by'isi. Barwanyaga ibitekerezo by'imyuka, mu yandi magambo umwuka wera, kuzuka. Bo bagashingira kuvuga ngo ibyishimo nibyo bafataga ng'icyemezo cyabo kugira ngo binezeze. Kuvuga bo mu bintu bijyanye no kwinezeza, cyo bafataga ng'icy'ingenzi.
ni ukuvuga rero abepikoriko bo ni ukuvuga mu bintu wabamenyaho bari abafilozofe, ariko bakavuga ko umuntu akwiriye kwishimisha mu by'isi. Noneho nabo barwanyaga ibintu bijyanye n'umwuka wera no kuzuka. Noneho bakavuga ngo ibyishimo byabo ngo bagomba kwishima, mbese ugomba gufata agahe ukishima, nuko muri ya mvugo yaba iki gihe ukagisa. Mu by'idini bari abashakashatsi, ibizeraga iki rero? Mu byo bizeraga bahakanaga, mu byo bahakanaga umuzuko. Imana bayifataga ngidafite uruhare mu buzima. Si ni ukuvuga bari aho ngaho nabo bahakanaga umuzuko, bakavuga ngo Imana ngo nta ruhare ifite ngo mu buzima bwabo, ngo nta ruhare ibifitemo. Mbese urumva kubera bwa bwenge bwinshi cyane bw'abafilozofe, urumva batangiye no guhakana ko Imana nta ruhare ifite ku buzima bwabo, bakwiriye kwishimisha uko bashaka. Ariko bene data siko biri, ahubwo tukwiriye kwishima, ariko tukamenya yuko ibyo byishimo tukamenya kubijera, kandi tukamenya ko kwishima atari gutakaza indangagaciro z'ubukristo. Hanyuma aba karindwi nabo bita abazeroti. Abazeroti nibo Petero yabarizwagamo. Abazeroti bo ni umuryango wagwanishaga inkota, noneho mu yandi magambo abazeroti bari abanyepolitiki b'indagondwa, bashakaga kubohoza Isiraheli, shaka kubohoza Isiraheli ku butegetsi bw'Abaroma. Mbese bari bashushe mu by'idini n'igihugu. Ni ukuvuga abazeroti, ni ukuvuga babonekaga ahantu habiri. Bashaka kuba abanyedini, bakaba nanone abaprotisiye, ariko bafite tageti yo kuvana mu buretwa Abisiraheli ku ngoyi y'Abaroma. Hanyuma mu by'idini bavugaga cyangwa se bavugaga ko bavugana n'Imana. Babafataga nk'abantu bavugana n'Imana. Noneho ni ukuvuga ikindi wabamenyaho abangaba ni uko mu byo bemeraga Imana y'Abisiraheli gusa. Abazeroti bemeraga Imana y'Abisiraheli gusa, banze kugendera ku mabwiriza y'Abaroma. Bo banze kugendera ku mabwiriza y'Abaroma, bati twebwe Imana yacu ni imwe, turayizi. Ni ukuvuga mbese niba abandi bavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ni ukuvuga aba bazeroti rero bari indagondwa mu gukunda igihugu no kurwanya Abaroma, ariko ni ukuvuga bo baharaniraga uburenganzira bwabo. Ariko icyo nicyo wakagombye kubamenyaho. Hanyuma ushobora gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 6 ku murongo waho wa 15. Hanyuma ndagira ngo rero uko tubashije kubona ayo makuru makeya, nawe wahera kuri ayo ngayo ukagenda ugira andi ushaka. Ariko tuzajya tugenda tureba ibintu bike na bike abantu twibaza kandi dusoma muri Bibiliya, ariko tutabasha kuhita dusobanukirwa twese. Ariko uko Imana izajya idushoboza, tuzajya tureba uburyo dusobanura amaterme arimo asa n'akomeye kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwebwe mudukurikira kandi mwebwe mukora komenti mukatubwira ngo mukomerezaho, biradufasha kandi bidutera imbaraga. Weho utari wakora subscribe nawe uyikore. Ibyo bituma ejo n'ejo bundi tugumya gushakisha mu byanditswe icyo dukwiriye kubazanira
kuko muriho, turiho ku bwanyu, namwe muriho ku bwacu, kugira ngo dufashanye mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha n'Imana, amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, amen. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane, amen.